Muraho neza mbanje kuba nabasuhuza mwebwe muba mudukurikiye muri mu bice bigiye bitandukanye ndetse hirya no hino, rero wa wundi uba warakoze subscribe se cyangwa akaba atarayikora ni byiza cyane kuba wakanda ku ibuto ya subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro se cyangwa mu makuru aba ari kugenda abera hirya no hino ndetse nawe wayikanze uri uw'ingirakamaro cyane. Rero nta makuru tuba tugarutsemo ni amakuru aba ari kugenda abera hirya no hino ndetse aba ari kugenda avugwa mu matangazamakuru natwe tukavuga ati reka tuze tuyakoremo. Rero mumaze iminsi mwumva ko ihindagurika ry'ibiciro rikomeje kuba ryakurira cyane ndetse haba mu ngendo ndetse yaba ari no kubinywesha peteroli se cyangwa mazutu. Rero abamotari rero bamaze iminsi bigaragambya cyane bitewe n'uko ibiciro bari kugenda babazamurira ari byinshi cyane, bakaba barimo basaba leta yuko ko amafaranga baba barabashyiriyeho bayagabanya bitewe n'uko ayo mafaranga batayabona. Nk'abantu bakunda kuba baverisa cyane biragoranye cyane ko bazabona aya mafaranga yo kugura esanse. Ese ubundi ku munsi moto ishobora kuba yanywa esanse ingana iki? Ubundi bivugwa ko moto ku munsi ishobora kuba yanywa litiro eshatu, urumva ni mu bihumbi bitandatu. Ese nk'umumotari urumva ayo mafaranga ku munsi azajya ayabona kandi anaverisa? Ni ibintu bikomeje kuba byagora abamotari cyane. Bikaba bivugwa koko impamvu bikomeje kuba byagorana cyane ari ukubera izi moto za sipiro zaje. Nibyo koko izi moto zinywesha lisansi mu mujyi wa Kigali bashaka kuzicamo hagakora izikoresha amashanyarazi nk'iziswe sipiro. Izi ni moto rero ziri kugenda ziganzwaganzwa buri turere hirya no hino hagiye hatandukanye. Rero abamotari rero bakaba bakomeje kwigaragambya hirya no ku mashusho media agiye atandukanye aho bari kugenda bakaza interview bavuga yuko ko ibyo bakoze atari byo. Rero hari akantu nagiye mbona rero k'abantu bagiye bandika muri comment bavuga ati izi moto ngo mwagiye muzinepfaguza ngo ntabwo zikomeye ngo zimeze nk'igare, ariko ibi ni byo koko turabona ko izi moto arizo bagiye kugana bitewe n'uko batiri zazo ziramba cyane kandi zikanakora n'amafaranga menshi cyane. Iyi moto ishobora kuba yava mu mujyi wa Kigali ikarinda igera i Nyanza itarashiramo umuriro. Byumvikane ko uramutse ukoreye mu mujyi wa Kigali ushobora kubona amafaranga menshi cyane utamenye n'uko wayakoreye. Rero ngayo ngibyo izi moto rero n'ibiciro bya lisansi uburyo babizamuye, rero mukomeze kumera neza.